ese umuntu ufite payi n'utazifite bagiye kugura umuceri ninde wahendwa? Hari ikibazo ushobora kwibaza, ese umuntu wamayininze payi network n'umuntu utarayimayininze bagiye ku isoko, tuvuge nk'urugero umucuruzi ari gucuruza umuceri, then uyu mucuruzi aremera payi coin, noneho yemere n'amafaranga asanzwe. Ese umuntu ufite payi coin n'utara mayininze cyangwa se udafite izo payi coin bazakwa igiciro kingana? Bivuga ngo ese umuntu ufite payi n'utazifite bagiye kugura umuceri ninde wahendwa? Uyu munsi rero ngiye kubabwira uko bimeze nuko byagenda mu gihe ugiye ku isoko, hari umucuruzi wemera payi hakaba kandi yemera n'amafaranga asanzwe. Ese byagenda bite? Umucuruzi we ntiyahomba cyangwa se byagenda bite kugira ngo umuntu wamayininze payi n'utarayimayininze bose bagurire ku giciro kimwe? Ibi rero ni ukuvuga ngo ni igihe, ni ukuvuga ngo payi kubera ko iri kugenda ijya ku ruhando mpuzamahanga kandi akaba ari ifaranga ry'ahazaza rizagera rero icyo nakwita nk'ingaruka ku bijyanye n'igiciro ku bantu bamayininze ndetse n'abantu batamayininze, byose nabo bizabagiraho ingaruka. Ibi rero ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa mbi. Rero izi ngaruka zizaba mu bijyanye n'isoko rizaba cyangwa se ku bijyanye n'imihahire ku bantu bamayininze n'abatamayininze. Ibi rero hari ibintu bishobora kuba, nibyo ngiye kubabwira. Ni ngo ikintu cya mbere ni uko umuntu wamayininze payi n'utarayimayininze bagiye ku isoko bose bagomba kugurishwaho ibicuruzwa, bagomba kugurishwaho ku giciro kingana. Ibi rero bisobanuye ko ushobora kuba waramayininze payi n'undi atarayimayininze. Ntabwo bivuze ko niba naramayininze payi nzagenda nkishyura amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo bazafata agaciro ka payi. Niba umuceri uri kugura $1 wenda n'igice, bazafata agaciro ka payi bareba gahwanye $1 n'igice, then aba ariko babaraho bishyure wa muceri, ndetse n'umuntu ufite $1 n'igice ritari payi nawe abashe kuba yagura umuceri. Ibi rero bivuze ngo ikintu wango nubwo payi ari decentralized kandi ikaba ifite rero uruhare mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye no guhaha no kugurisha. Ibi rero n'ubundi bizagumya ari kimwe, yaba ku bamayininze n'abataramayininze bose bazahaha ku giciro kimwe. Ni ukuvuga ngo rero abacuruzi nabo bagomba gushyiramo ibijyanye na feya, ngo ku buryo abantu babasha guhahira ku giciro kimwe ntawe uhenzwe. Ahubwo ikintu gishobora kuzaba ku bantu bamayininze payi ni icyo twakwita nko kugabanyirizwa ibiciro. Aha rero ndi kuvuga ngo nk'umuntu wamayininze payi bashobora kuvuga ati rero dufite ngo special discount ku bantu bari butwishyira ku mapi. Nk'umucuruzi akaba ati umuntu uri bunyishyire ku mapi ndamugabanyiriza wenda 0.5% kugira ngo n'abandi batamayininze babe babasha kuba bakwishyura bakoresheje payi. Bivuze ko umuntu ufite pi ashobora kwishyura abonye akabonaho na discount kubera ko yakoresheje pi, bigatuma n'abandi bashaka uburyo bakwishyura pi. Bivuze ko discount rero ishobora kuzaba ku bapioneer mu gihe bagiye guhaha kandi hari n'abandi batarahaha. Ibi rero ni ngo niba ugiye guhakoresha pi ukaba wabona discount n'ubutaha uzaza bari gukoresha ugiye guhaha. Ikindi kintu rero gishobora kubaho ni icyo twita inflationary effect. Ni ngo nihabaho umubare munini w'abantu cyangwa se bakoresha transaction ya pi, bizatuma habaho kwiyongera noneho gukabije, noneho abapioneer payi itume ibaho mu buryo bwo kwaguka, yemerwe mu buryo bwo kwaguka. Noneho ibi bigaba byatuma habaho inflationary effect, ishobora gutuma rero payi agaciro kayo kagabanyuka
ku igihe runaka, kubera ko abantu bazaba bayifite ari benshi, bazaba bari mu guseringa, bishobora gutuma agaciro kagabanuka cyangwa se bikaba byateza inflation. Iyi situation rero ku ba pay holders bazaba bari kwishyura ibicuruzwa na serivisi, bagomba kuba bakomeza kuholdinga coin zabo cyangwa se bakakomeza kuzi accumulatinga cyangwa se kuzimaninga. Ibintu rero bindi bishobora kubaho nuko hashobora kuba amafaranga agiye atandukanye, nk'urugero nk'uko dusanzwe tuzi USDT, tukaba tuzi Bitcoin. Pi rero nayo ishobora kuza ikabaho gutandukanye cyangwa kuba yakwinjira mu ruhando rw'amacoin rero agiye atandukanye ashobora kwemerwa ku bijyanye n'ibicuruzwa. Ibi rero bikaba byatuma rero abantu bafata amafaranga yabo yarasanzwe bakoresha bakaba bayahinduramo amapayi kugira ngo babashe guhaha. Ngaye nguko ndabasubije neza ibijyanye n'uburyo byagenda umuntu aramutse afite amapayi n'undi atayafite, ese bahahira ku giciro kimwe. Nshimiye buri wese wakoze subscription, mwibuka ko open minute ni vuba ahangaha mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025 guhera mu kwa mbere kugera mu kwa gatatu nibwo tubara ko ari igihembwe cya mbere. Ubwo rero nshimiye umwe wese wakoze subscription, mwibuka gusharinga n'abandi video nk'iyi. Imana ibarinde.